Ndongeye ndabasuhuje bakunzi b'umuyoboro Umuco TV, nishimiye kuba mwahisemo kudutega amatwi. Uyu munsi rero mwavuga muti ese noneho atuzaniye iki? Ngira ngo icyo nabazaniye namwe amaso yatangiye kubaha. Rero umwe mu bakunzi bacu yansabye ko nazabagezaho umugani w'udushwiriri, akaba ariyo mpamvu ariwo nabateguriye uyu munsi. Mbere y'uko rero ntangira, ndagira ngo mbibutse mwebwe mutarakora subscribe, muyikore kandi mukore share, musangize n'abandi, ndetse iyi video niza kubanyura muze no gukanda like. Twatangira rero, mwebwe mukoze subscribe ndabashimiye rwose. Reka rero ntangire mbacire umugani w'ubushwiriri. Mutege amatwi mwiyumvire iby'ubu bushwiriri. Ubushwiriri bwari bufite se, yari yarabubyaye ari butandatu, nyuma aza gupfa. Umunsi umwe bwa bushwiriri bwigira inama buti tujye guhakirwa inka. Ubushwiriri bujya guhakwa, bumaze kugabana inka imwe burataha. Busohoye bujya inama buti turye iyi nka, nitumara kuyirya dusubire kwa databuja aduhe indi. Inama yo kurya inka imaze kunoga, ubushwiriri butoranya imirimo. Kamwe kati njyewe ndajya gusenya inkwi. Akandi nako kati njyewe ndajya gukura amashyiga. Akandi kati ndajya kurahura. Akandi nako kati njyewe ndajya kuvoma. Tubiri dusigaye, agakuru n'agato dusigaraho. Kamwe kati njyewe ndabaga. Akandi nako kati nanjye ndagufasha. Ubushwiriri bujya mu mirimo yabwo. Ubwasigaye imuhira, inka burayica, burayibaga, inyama buzigira neza, buratondora. Ubwari bwagiye ntibwagaruka. Akari kagiye gusenya, kageze ngo karavuna urukwi, kanyerera intagarane, inzogera irirenga. Akagiye kuvoma, kabona igicucu cyako mu mazi kati yewe wa mwana we uri mu mazi urakoramo iki? Reka nze nkukubitiremo sha. Nuko karasimbuka kitera mu mazi, kamira nkeri, nako inzogera irirenga. Akari kagiye gukura amashyiga, akitura hejuru nako gahita gapfa. Akari kagiye kurahura, kagenda kiruka, karanyerera kikubita hasi ntagarane, inzogera ibiri irenze. Aka gatanu n'aka gatandatu ni twa tundi twari twasigaye imuhira tubaga. Tubonye ko twarangije kubaga, tugategereza utundi ntitutubone, turibwira tuti ahari wenda baba babonye ibyo birira ntibaze. Kamwe kati ngiye gushaka uwagiye gusenya, nimubona ndashaka n'abandi. Akandi kati nanjye ngiye gushaka uwagiye kuvoma, nimubona ndajya gushaka abandi. Akari kagiye gushaka uwagiye kuvoma, karora mu mazi, kabonera igicucu cyako muri ayo mazi, kagira ngo ni wa wundi urimo. Karavuga kati ubonye igihe wagiriye kuvoma ukaba ugejeje iki gihe utarazana amazi? Dore twabuze icyo dutekesha inyama, naho wowe wibereye mu mazi, henga nze nkukubitiremo. Nuko karasimbuka no mu mazi ngo dumburi, kagenda gatyo amazi aragahitana. Akari kagiye gushaka akagiye gutashya, kabona kari mu nzira katandaraje, katazi ko kapfuye.
kati igituma waheranye inkwi tukaba twabuze icyo dutekesha inyama ni iki? Twarangije kubaga kare, none wowe wigaramiye mu nzira nta n'urusoni. Reka nze tubonane sha. Kagenda kiruka, maze mu kwiruka gakuba ijosi, inzogera irirenga. Udushwiriri turimbuka dutyo, ntihasigara n'ako kubara inkuru. Inyama ziribwa n'ibisiga. Si jye wahera rero, hahera ubushwiriri. Ngayo nguko rero, nguko uko ubushwiriri bwarimbutse. Mwakoze kuba mwakurikiye iyi video, abatarakanda subscribe muyikande kugira ngo indi migani nzabagezaho izabagerereho ku gihe. Abanejejwe n'iyi video kandi mukande like ndetse mukore share, musangize n'abandi. Ababyeyi mufite abana mujye mubereka iyi video kugira ngo nabo bamenye guca imigani. Mwakoze, murakarama, dusubire muri video y'ubutaha.